nongeye kubahereza ikaze bakunzi ba channel yacu. Nizere ko rero mukomeje kubwa neza cyane rero mukurikirana gahunda zacu uko bwije n'uko bukeye. Biciye rero mu gukora subscribe ku channel yacu kugira ngo mujye mukomeza kubona inkuru zacu mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma rero tugiye ku nkuru iri ku kinyamakuru bwiza.com ifite umutwe ugira uti Mwiseneza Josiane ni igisasu akaba n'umugisha kubategura Miss Rwanda. Ikaze turambura ino nkuru rero ku buryo burambuye, ndaguhereza akanya gatoya cyane ukore subscribe kabisa, ubundi dukomeze wabirangije kugira ngo ujye ukomeza kubona ibyo dushyizeho ku bwije n'uko bukeye. Mwiseneza Josiane rero n'umukobwa uri guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 watumye rero muri iri rushanwa hagaragaramo byinshi ndetse rikurikirwa rero na benshi ugereranyije n'ayabayeho mu myaka yashize. Aha kandi harimo rero no guhangana rero kw'abafana bitamenyerewe rero bitewe no gushyigikirwa rero k'uyu mukobwa kugaragara rero hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, aho rero usanga benshi bajya impaka kugomba rero kuba Miss Rwanda 2019 nako rero izina Mwiseneza rigaruka mu mpaka, ari nako rero izina Mwiseneza Josiane rigaruka mu mpaka. Ni ku nshuro ya mbere rero mu mateka ya Miss Rwanda abanyarwanda rero benshi kandi mu ngeri zose bitabiriye gukurikirana iki gikorwa, ariko mu buryo rero bwatunguranye kandi butangaje. Umukobwa umwe rero akaba yaravuzwe akanamenyekana kurusha igikorwa cyo gutora Miss ubwacyo. Byageze rero naho asa nk'uzimije bamwe rero mu bahanzi, dore ko rero hariho n'ababicagaho umugani. Ibi rero bikaba byatewe nuko rero ibinyamakuru rero n'abandi bakurikiranira hafi rero ibirebana n'imyidagaduro amaso bayahanze rero Miss Rwanda 2019, ariko cyane kuri Miss Mwiseneza Josiane, ari naho rero umuntu yahera avuga ko uyu mukobwa ari umugisha cyangwa igisasu kubategura rero irushanwa, bihereye ku bigumya kugaruka rero mu biganiro bya benshi no ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu yavuga ko rero uyu mukobwa ashobora gutuma rero irushanwa ribona ikuzo cyangwa se rigatakarizwa icyizere. Mu gihe rero uyu mukobwa yaba adatowe bishobora kuzatesha agaciro irushanwa, kandi nanone mu gihe yaba atowe binashobora rero kuzaba ko bitewe rero n'impamvu nyinshi tugiye kubona mu kanya gatoya. Abakurikiranira hafi rero iki gikorwa cyo gutora Miss Rwanda basanze impinduka zidasanzwe zakibayemo muri uyu mwaka 2019, cyane cyane izatewe rero no kwinjiramo kwa Mwiseneza Josiane. Gutorwa kwe rero bizagira inkurikizi nyinshi ku gikorwa rero ubwacyo, no kudatorwa kwe rero bizagira ingaruka ziremereye ku gikorwa ubwacyo. Hari rero ababyuririraho bavuga ko rero Miss Mwiseneza ashobora rero gushyira mu mazi abira abategura Miss Rwanda, cyangwa se akaba yababera umugisha bitewe nuko n'utararikurikiraga rero iri rushanwa ubu ari hanze amaso, ari nako rero habamo kurijora cyangwa gusaba ko haba impinduka runaka. Niho rero bamwe bahera bemeza ko rero ari igisasu gishobora guturikana abaritegura cyangwa se umugisha kuri bo. Muri make ashobora kuzabafasha gutera indi ntambwe mu kwigarurira imitima y'abanyarwanda, cyangwa akaba yatuma abanyarwanda rero bazinukwa iki gikorwa cya Miss Rwanda, cyane cyane ko hari na benshi rero bagiye batangaza ko babona ntacyo kimariye abanyarwanda n'igihugu muri rusange, ahubwo ko ari ugupfusha ubusa amafaranga y'igihugu yashyirwa mu burezi n'ahandi hagiye hatandukanye.
aho bamwe rero bibaza bati ubundi ninde wamuzanyemo, abandi nabo bati uyu niwe abanyarwanda bakeneye. Uku guhangana gukunze kugaragara rero iyo hagize ugaragaza ko uyu mukobwa adakwiye ikamba maze agasamirwa mu birere n'abafana bamwise neza bakamutuka, dore ko usanga ari benshi ku buryo rero bugaragara. Ibi rero bikwereka ko nyuma yo gusoza iri rushanwa rya Miss Rwanda 2019 hazagaragara cyangwa hakagaragazwa byinshi byari mu bwihisho mu mitima y'abantu, nubwo rero n'ubundi havugwa byinshi hakanifuzwa byinshi bishingiye rero ku marangamutima ya bamwe. Hano rero banagaragaza ikimenyetso ngo gikomeye kigaragaza ko ngo haba hari gutegurwa ubujura muri Miss Rwanda 2019. Ati kuki umugabo uyitegura yafashe umwanya we agahagarika imirimo agafata akanya ko kuvuga ku bafana bamwise neza Josiane, uku ni ugutangira kwikeka amababa. Aha rero bagarukaga ku ijambo rero Prince Kid yaje kuvuga ati abafana ba Josiane nta gitutu na gito badushyiraho. Prince Kid, abafana ba Josiane nta gitutu na gito badushyiraho. Aho nguko iri jambo ryazanye komantere 191 bigaragaza ko byaje bitakiriwe neza rero n'abafana bagiye batandukanye bamwise neza Josiane. Ese umuntu asubiye inyuma gatoya, ese ubundi umuntu agerageje gusubira inyuma gatoya, mwise neza yamenyekanye ate, yigaruriye ati imitima ya benshi. Kuva rero yagera mu irushanwa bikavugwa ko yakoze urugendo rurerure akabanza no gusitara, rero akaza ari umukobwa rero w'umunyacyaro witinyutse kandi ntakangwe no guhatana n'abanyamujyi bari bazindukiye guhagararira intara bavukamo. Bamwe rero bazanywe mu modoka zihenze byatumye rero abikundirwa. Gusa ku ntangiriro bamwe baramusetse, abandi bakamunyega, bamwe rero bamwita uko ubishakiye ko atarakwiye kujya mu marushanwa. Inkundura yo kumwibazaho yatangiye ubwo bituma rero hari na benshi babigenderaho biyemeza rero kumurwanaho, ku buryo hari n'uwo rero ushobora kubaza icyo amukundira ntabe yanakikubwira. Usibye rero ko benshi bahuriza ku kuba rero yaritinyutse akajya muri iri rushanwa, ryari ryarabaye rero iry'abana b'i Kigali cyangwa bo mu bakire, abana b'i Kigali cyangwa se bo mu bakire kuko rero benshi babyitaga se bakaba babyita. Kuva rero icyo gihe nibwo yatangiye rero kugira abakunzi, ndetse bahise rero bashyiraho gurupe za WhatsApp no ku zindi mbuga nkoranyambaga zimwamamaza kandi zimushyigikiye. Abanyamakuru bamwegera ubutitsa, radiyo na televiziyo biramuvugisha biratinda. Miss Josiane rero mwise neza yabaye wa mbere mu Rwanda mubanjirije rero bose, wahimbiwe indirimbo 5 mu gihe rero abandi bose bahiganwa n'ababanje mbere ye mu myaka rero yashize nta n'umwe wahimbiwe nibura indirimbo n'imwe mbere yo kwambikwa ikamba cyangwa nyuma yo kutaryambikwa. Miss mwise neza rero niwe wa mbere uhatanira rero iri kamba wasezeranyijwe mu modoka atarambikwa ikamba, yemererwa inka y'imbyeyi, akaba ari nawe rukumbi watangiye rero bikorwa by'ubugiraneza afasha abatishoboye mbere yo kwambikwa ikamba. Mbere yo kujya mu mwiherero bootcamp, aho yajyaga rero hose yahururirwaga n'imbaga kuko ari we rero wabaga azwi kurusha abandi, akagaragarizwa rero urugwiro rudasanzwe kandi akishimirwa rero na benshi, mu gihe rero bagenzi be babaga bataranamenywe amazina yabo. Birumvikana mu gutorwa rero kandi yatambukijwe rero muri 20 bajya mu mwiherero atavunitse, niko twavuga kuko amajwi yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga Twitter, Facebook na Instagram. Yahize rero abandi abanikiye cyane, mu gihe rero hari
abibwiraga ko rero umunyacyaro adashobora kubona amajwi binyuze rero ku mbuga nkoranyambaga zisanzwe zikoreshwa rero n'abasirimu niko twabyita. Mu gutora kandi abakobwa bagombaga kuguma mu mwiherero binyuze ku butumwa bugufi SMS. Miss Mwiseneza riratorwa buri gihe ku majwi ahanitse kurusha abandi, kandi rero bigakorwa n'abafana be bataziranye biganjemo rero abataramubona na rimwe imbona nkubone. Abafana ba Mwiseneza rero binjirije bikomeye amafaranga menshi ibigo by'itumanaho bakoreshaga rero bamutora. Gutorwa rero kudatorwa kwa Mwiseneza ihurizo ikaze rero ku bategura amarushanwa rero ya Miss Rwanda. Ibi rero biri kwibazwa n'abantu benshi niba koko uyu mukobwa ashobora kwambikwa riri kamba rya Nyampinga w'u Rwanda uyu mwaka. Ari rusanga impaka ari zose, haba ku mbuga nkoranyambaga social media, mu ngo, mu mayira ndetse no muri tagisi, dore ko rero usanga hari abantu benshi badashobora rero gutandukana batavuze rero ku izina Mwiseneza Josiane. Ihurizo rikomeye rero ni ukuba uyu mukobwa ashyigikiwe rero n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, twavuga ko ari benshi. Igihe rero yaba adahawe ikamba bishobora kuzasubiza rero iri rushanwa hasi, ndetse rikaba rero ritagirirwa icyizere bitewe rero n'uko benshi bashimangira ko ari Miss rero w'abanyarwanda Mwiseneza Josiane. Ese ubwo igihe yaba arihawe ntibyagaragara ko abategurira irushanwa nabo batari hamwe bitewe n'uko baba bagendeye ku marangamutima y'abanyarwanda bamwe na bamwe? Ikibazo wakwibaza nawe ubwawe. Aha rero umuntu yavuga ko igitutu kiri ku bategura rero irushanwa, nubwo rero nabo bagenda rero bahakana ko nta kibariho. Mu bigaragara nuko ntaho bagicikira, uko byagenda kose umukobwa wese ruzatorwa azitirirwa abanyarwanda, kandi nibyo azakora byose azabikora mu izina ryabo. Amafaranga rero akoreshwa yose ava mu banyarwanda, nubwo harimo rero umuterankunga bank nayo abenshi bayibitsamo ni abanyarwanda. Ibi rero bikaba bishobora gushyira abategura iri rushanwa mu mazi abira, cyangwa bakaba rero bakogoga imigisha y'ibyishimo by'abanyarwanda. Abafana rero bakunze gutangaza ko igihe cyose Mwiseneza yaba atambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 bazamutegurira ibirori barimwambike kandi banamuherera ibihembo byinshi bishoboka nka Nyampinga wabo wari ukwiye ikamba. Mwiseneza rero ashobora kuzasiga abafana b'iri rushanwa rero babaye benshi, cyangwa rigasigara nta n'umwe ukeneye gukurikirana ibyaryo nyuma yo kumenya rero ugomba gutwara ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Ibi bikaba rero byafatirwa urugero rw'igihe ikipe y'u Rwanda rero Amavubi yajyaga rero muri CHAN mu mwaka wa 2003, uburyo abanyarwanda bari bishimiye umupira w'amaguru mu Rwanda. Abanyarwanda bajya inyuma y'ikipe yabo baririmba, ndetse ibibuga rero byari bitangiye kujya byuzura, ariko uyu munsi wa none abajya ku bibuga ni mbarwa. Ntitwabura rero gusoza tuvuga ko Miss Rwanda 2019 yaryoheye amasosiyete y'itumanaho mu kwinjiza agafaranga, ndetse n'umuterankunga rero w'iri rushanwa ubu nawe yamamaje mu buryo rero bumworoheye abikesheje Mwiseneza Josiane udasiba rero ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero mbashimire mwebwe mukomeza gukurikirana gahunda zacu, channel yacu ikomeza kubagezaho. Nizere ko rero mukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Ibyo rero byari bikubiye
mu nkuru rero ivuga kuri Mwiseneza Josiane. Reka rero mbashimire kandi mukomeze kubwa neza cyane mukora rero subscribe kuri channel kugira ngo mujye mukomeza kubona video zacu, inkuru zacu mu mbere. Ushobora nawe gusigara igitekerezo hasi ukatubwira uko ubibona, ese Mwiseneza Josiane nataba Miss Rwanda, ese irushanwa rizakomeza gukundwa, ese nihatorwa undi ibyo bizakirwa bite? Ushobora gusiga comment yawe hasi ubundi ukajya utubwira uko ubitekereza. Ndabashimira mukomeze kubwa neza cyane. Bye bye.